Coucou, umva ndabasuje cyane mumeze mute habimo gucamo nizere ko mumeze neza uyu munsi nanonje muri mood kabisa nanyemo amatwi y'intuza nje mfite amatwi nk'ayipusi bone mood njemo uyu munsi ngendo mfite akabaraga ndimva mfite energy ziri positive wowe bimeze gute aho uherereye nizere ko umeze neza ibintu byose biri kugenda bicamo ahantu hose ndagusuhuje wowe uri kureba iyi video ndakwakiriye cyane niba uri kureba iyi video uri mushyashya ndakwakiriye karibu cyane mwize tuganire twungurane ibitekerezo dusharinge ibintu byinshi bitandukanye dusharinge ideas dusharinge ibitekerezo twige ibintu byinshi bitandukanye so ndakwakiriye kuri Lisi France Lifestyle uyu munsi ngiye kubereka amavuta meza sabone nziza bakujya abantu bafite abana rwose cyangwa nimuteganya kugira abana ngiye kwereka amavuta meza kabisa amavuta meza wakoresha ku bana amavuta ari naturere amavuta ko ndabona ko ibintu byinshi mu buryo bisanzwe nimba mukunda kugura ibintu nuza abana amaproduit cyangwa se ibintu byo kwiga n'iki mugasoma ahanini haba handitseho ko wenda biri ntuza byageragejwe ku ntuza ku nyamaswa imiti myinshi cyangwa ibintu byinshi bakunza kubanza kugira bagerageze ku bantu babanza bakabigira bakabitestingira ku ntuza ku nyamaswa. Aya mavuta rero ngiye kwereka ntaga amavuta ageragejwe ku nyamaswa ntaga ari amanuza ebane mavuta ari naturere 98% kwijana produits naturels ni punuza amavuta meza akozwe muri produits naturels. Aya mavuta rwose bifite n'isabune yayo ndaza kugira nyo kubereka ni meza nanjye ntabaranzi rwose ndabwiye abantu mufite abana mufite umwana rwose mugerageze mukore ngiye icyo nagira inama mufite abana cyangwa se nawe ugi no kugerageza gukoresha produits zifitemo ingredients ziri naturere uko bishoboka byose nimba byanye n'umubiri wawe. Ngiye rwose bafite amavuta kuki ntamenye abana nanjye nagade bakuru cyane ariko bati kuki ntamenye hakiri kare ntago ndi hano kwamamaza ngiye ndi hano kugira ngo mbereke ibintu by'ubwenge bifite akamaro kandi byiza cyane. So ano mavuta ntuza ni marike ya Evordem amavuta ushobora gukoresha ntuza y'abana uko mubona ku ifoto ndaje mbere kandi ku ifoto gutya nuko ameze na amavuta y'abana n'abana abo impinje zivuga iki abana ushobora gukoresha amavuta meza nta gafite impumuro nta maparfum arimo nta alcohol zirimo rwose n'amavuta ari naturere akozwe muri ingredients ziri naturere. Aya mavuta ni meza cyane umva reka mbere kandi imbere ko ntameze sido ananuza afashemo ararekuye rukundo yo ararekuye gutu yasiga ku mubiri w'umwana rwose umva uruhu ubona ari kugira yo n'impumuro umva impumuro njye niya mpumuro z'aba bebe yo umva yo arahumura neza we afite impumuro nziza cyane cyane. Aya mavuta meza ni amavuta rero ya Evordem ni amavuta ngiye nabonye ari meza cyane afite n'akaruwire ngiye akarashize ako naje gukoresha iri ni icupa rya kabiri ngiye gukoresha ku bana ukuntuza umwana wanjye w'umuhungu ndako yamusiga rwose ni icupa rya kabiri ingiri naguze akaruwiri ntabwo nabasha kukabona ariko ufitemo n'akaruwiri ushobora kuvangamo cyangwa se ukaza kugakoresha mu masaba nabyo n'abandi byiza ku masabana nicyo ngiye nyakunze nuko arimo ingredients naturel urumva rwose y'abana ku y'abana hariho n'amavuta y'abantu bakuru iki arimo kumesha karoti n'ibiki nawe naguzo nzabereka ariko ngiye ko ni umunsi navuze ati kanze mbere kuko y'abana umuntu ushaka amavuta y'abana ari naturel kabisa bose abantu mushaka amavuta meza y'abana nta nubwo nahenze no kina gusetse hari igihe twishe uko ati marike ibingi ngo ni nziza ndibiki ugasanga irimo produits ziri chimique cyane inzu produits ushobora gutera intuza indwara ku mubiri cancer z'umubiri ariko amavuta meza naturere ahendutse ugasanga ndi abantu badashaka kwikuza ngo nuko ngahendutse ngo sinayagora iki kandi ariyo ntuza arimo akozwe mu bintu biri naturere. Aya mavuta giye rwose umuntu ubashije kugira ni amavuta akorerwa hano mu Bufaransa ariko ndumva ahantu hose nabonye pe ahantu hose nabonye ahantu mu bihugu byose hari wayagira rwose wajya kuri ahantu bakunda gukoresha amanda nk'abantu barangura ibintu biva mu yandi mahanga by'ahantu bacuruje amavuta. Aya mavuta rwose ushobora kuyabona aho wakorera abakuru n'abana ndumva ntiyayabura ni amavuta meza cyane ngiye nakurangira umuntu rwose uri gushaka amavuta meza ya naturel y'abana wayagira. Aya mavuta ngiye nakurangira rwose ni meza rwose ntacyo nanengaho impumuro ni ahomara nk'aba mufite impumuro nk'iz'abana ntago ari parufe nta kundi gutsiga amavuta kumva arimo parufe nyinshi cyane ariko rwose nta gifite odeur ntuza
odeur nyinshi igize hambaye. Umuntu uri gushaka amavuta y'abana rero rwose amavuta aramunangira, amavuta meza ari naturel, amavuta atari marukoro, amavuta umuntu uri gushaka amavuta meza cyangwa umuntu ugiye kubyara cyangwa usanzwe ufite n'abana, hindura ushaka uvumva. Nukuri pe kwiki gihe marike ni menshi ni nyinshi bakora amavuta y'abana ibiki, ariko kwari igihe umuntu atakora attention wenda ngasome ese harimo ingredients ari naturel cyangwa se akozwe mu kintu miki, noma bakenshi wanga ejo mundi abantu barwaye za kanseri z'umubiri utazi ngo byagenze. Ubu ngo mana niba ari umuntu ufite abana wagerageza ugashaka ibintu biri naturel, ni nabyo byiza rwose bizafasha kugira ngo umuntu akomeze kugira umuntu umwana wawe atabaye afite uruhu rugize, afite uruhu rusanzwe, wageze ukamushiga amavuta ari naturel. Bien sûr ntabwo mvuze ngo ni itegeko, ariko ngewe ni inama nabahaga rwose. Abana nta bintu babikaze baba bakeneye ibintu biri naturel bitagize aya mavuta. Niba ari umuntu n'umuzagira abana cyangwa se bafite aya mavuta nayakurangira rwose. Kuri ntuza kuri site ya Evordel nk'abantu bari hano muri Europe ushaka kuyagura online ukayagira, cyangwa se abantu bari hano mu Faransa ushaka kugura muri magazi ya ntuza ya Stockman cyangwa se magazi ya Normal, magazi ya Normal niho uyakura. Abandi nabo abantu benshi bararangura bayagura, ushaka kugura mu ntuza menshi cyane, mu magazi menshi cyane. Mu Rwanda na hari mu ma boutique agura amavuta nyine, amavuta bavuye zabura n'ibiki hose, ahantu hose wayagura. Ahantu bacuruza amavuta ushaka kuyashaka ukayabona. Urumva rero ni amavuta meza cyane akorerwa hano mu Bufaransa. Ngiye ikintu kinini ahantu nayikundiye nuko amavuta ari naturel 98% ariko urabyumva 98% ingredients ziri naturel, urabyumva ko rwose ni fresh kabisa. Ubu byize numva ni impumuro nicyo nayikundiye, arahumura neza cyane, ntago wumva ko ikindi numva nta nubwo ntigize numva ntagafata ku mubiri, urabona ko gize rwose. Afite n'akaruwiri nako ushobora gukoresha nyuma cyangwa ukaza kuvanga amazi mu mavuta, ariko numvisha afashe ntacyo bitwaye. Ni amavuta meza rwose wagira. Afite n'isabune yayo ngewe rwose ningi nayo ni ya kabiri. Isabune yayo nayo ngiyi gifashido na sabune nayo rwose nta nubwo isabune nayo ni nziza rwose. Ifi nayo ikozwe muri ingredients naturel 96% isabune yayo rwose. Umva umuntu ugafataga ukoza umwana nta bintu byambaye, cyangwa ujya gushaka za marike zigize. Dore icupa rimwe amavuta abanza gura mayiro 8 batara mayiro 8 guje batari 10. Mwumva rwose arahindutse ari meza rwose. Ni isabune bayigura, isabune ni nziza ku babebe. Umwana ukivuka wakoreshaho rwose ni by'abana nyine muri kategori yayo. Ni isabune yo numvishe irahumura neza, umva zihumura nk'aba bebe, ifite odeur nziza cyane. Uko ubishoboye ubishaka cyangwa ubashe kuyabona wayagura kabisa. Simbizi hari n'izindi ntuza n'izindi marike z'intuza hari n'izindi marike zifite produits naturels, ariko iyi rwose nabonye nge narayikunze cyane. N'ubishe ifite umumuro nziza, ntago ari mabi cyane. Ntuza amacupa kabiri maze kuguraho bwa ntuza rwose ni meza, ntagahenze rwose, wayagerageza ubishoboye. Ikindi kandi isabune ntago ipika mu maso, kuko ndusigusiga isabune mu maso umwana ntago ipika. Ushaka kwisiga mu mutwe no ku mubiri hose ntacyo bitwaye. So nimba ugirize ukeneye wayakoresha rwose. Isabune byiza by'abana kuri iyo sintuza site ya ntuza yimarika ikora aya mavuta. Dore nizi na aya mavuta y'inahari nayangaya gusa nakarakaruwiri by'intuza gusa, nta wundi bwoko bw'amavuta bwishi buhari nuki. Wenda mu minsi je bazajya bazana akozwe muri aloe vera cyangwa akozwe mu ntuza, ariko nayangaya ahari gusa. Ariko umva ni meza pege niyo nkoresha nanjye hano. Murabizi ntacyo ngegera nza kubabwira ntagikoresheje cyangwa nagitestinze. Murumva ko rwose ikuru ashoboka yose muzajya muba muyafite. So nimba uteganya kugira abana se cyangwa ugira ushaka ufite abana wagerageza rwose, ari meza. Cyangwa usanzwe uyakoresha rwose ntibibagirwe gushyira muri commentaire kugira ngo n'abandi babone ko rwose ari meza. Ubahaye commentaire ukavuga ati aya mavuta rwose nanjye ndagenda yazi, washyiraho commentaire kugira ngo n'abandi bikomeze bibatere courage bagira guzimana. Ibintu n'iki gihe nsigaye ngira cyane kiri imbere ni ukoresha ibintu biri naturel. Mw'abantu mamarike menshi basiga kuri ibintu byinshi bakakiramo produits chimique, abantu bakarwara kanseri y'intuza y'umubiri cyangwa se bakarwara izindi kanseri. Ariko ubu nsigaye negizija cyane ibintu bikoze muri ingredients naturel. So ndabashimiye cyane mwarebye iyi video. Niba ari cyakumariye aka kamarike bw'amavuta rwose mutarukazi kamenye aya mavuta yagure ni meza cyane. Ushaka kugura online cyangwa se ukayagura mu boutique. Amavuta araboneka ahantu hose, nanjye ntayo narinzi. Umuntu wayandangiye ni meza cyane.
So nizere ko iyi video yakugira akamaro, mukomeze mukurikirane mukande subscribe kugira ngo ibiganiro nzajya mbagezaho ntibibege bibacika. So ndabashimiye cyane, Imana ikomeze ibarinde, amahoro akomeze abane namwe. Bisous.